tichabata maBible edu hanyuma dufatanye ijambo ry'Imana Yesu yamaye towerenga tese shukura mwari batapiwa na Yesu. Ubushize ubwo meruka kuganira namwe twaganiriye ku ijambo tempa takataura tese tatara pashoko rivuga ko Yesu agiye kugaruka rinoti Yesu ari kudzoka. Yanditse mu byahishuwe igice cya mbere wa karindwi chapter 1:7. hanyuma kubateranye kwa gatanu ne bakasangana mu Friday twaganiriye n'ubundi kuri Yesu takataura pamusoro pa Yesu jekare ariko tuvuga mu buryo bwo gusenga uyeshitaura pamusoro pe kunamata tuvuga ko mu kwitegura Yesu tikati mune kumirira Yesu ukwiriye kuba amaso tugasenga Imana tunofana n'ameso tona matamwa tuvuga ko ibyo wakora byose udasenga ngo uvugane n'Imana umuntu usingana mate tutaure na mwari ntabwo rwose urimo witegura Yesu ulindo siri kumirira Yesu ko Yesu yabwiye abigishwa be ati Yesu akawutsara dzidzisira ati musenge kugira ngo mutajya mu boshye matai kuti musapinde mnejuru udasenga Imana ugira moshye kana musingana mate unoita zvinokudhonza zvakawanda. N'ubundi tugiye kuvuga kuri Yesu tichataura zvekare pamusoro pa Yesu. Haleluya haleluya. Njyambabwira ngo umupasitoro umunyamakuru ndombokudza kuti mupastor munhu anopa information reporter ubu tuzanye amakuru yo mu ijuru singe chiunza news dzekudenga. Haleluya haleluya. Nababwiraga kwa gatanu ijambo naishuriwe n'Imana rivuga ngo ijambo n'ubu Friday shoko randakapiwa na Mwari rinonzi shoko. Narababwira ngo Yohana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ndaiti muna chapter 1 John tangira tubwira ngo mbere na mbere hariho jambo in the beginning there was a word. Jambo yari Imana. The word was God. Yahoranye n'Imana. And the word was with God. Mu byaremwe byose nta kitari na iwe. Haleluya. Nanimo mbabwira amahirwe ndashitaura nyasha abantu bakijijwe neza bakakira Yesu zakaitwa nevanhu vakaponeswa vakagamukira Yesu bafite yo kugira ijambo yokuita shoko. Nabahaye ingero z'amagambo ndakavapa example atandukanye zakasiyana siyana ariko asaza kanacuyuka asi zvinochembera. Ndayasubiramo uyu munsi ndichadzokorodza zvekare. Naravuze ngo hari ijambo ndakati pane shoko rinopiwa munhu nuko yamwe inzoga nekuti amwa doro yamara gusinda agatinyuka ibyo yatinyaga kutya kwese kunopera akavuga rwose yumva akomeye anonyasotaura neconfidence ijambo rye rikomeye cyane achitaura shoko rake ariko inzoga zamushiramo asi doro parinozopera ibyo yavugaga akaba atabisubira zvese zvanga achitaura akwanisa kuzvidzokorodza. iyo yitwa ijambo ry'inzoga iro rinonzi shoko redoro. mvuga ku ijambo rya kabiri ndataura shoko rechipiri ritangwa n'imbaraga z'amafaranga rinouya nesimba remari. ukugenda ukira ukagenda ugira ijambo paunenge uchipfuma ndokuwedzerwa shoko kwaunoitwa abandi bose unosvika pastage yekuti vamwe vese vanonyaradzwa nekuti uye ivo vanotonyarara zvekare nekuti mukuru anenge asvika. iyo ryitwa ijambo ry'amafaranga iroro rinonzi shoko. iyo yarangiye mari painopera amafaranga yashize mari yapera ashirana na rya jambo inoperana neshoko iroro. kera hari terimi ivuga ngo igifaransa kirakama kudhara kwakune termi inoti French inopera. mvuga ku rindi jambo ndataura pane rimwe shoko zvekare position abarimo rekuti munhu anopiwa neposition yake. The Republic, uri minister, uri prefet, babandi bose muzi bakomeye. Bese bamunoza bakasimba. Yavuze twese turaceceka. Bagataura tese tinonyarara. Kubera ko umwanya afite position ya ijambo inomupa shoko rekuti unofana umuterera. Ariko asi iyo wa mwanya atakiwurimo kana sisina position iyoyo baramwirukanyemo akabviswa pabasa matora yabaye agatsindwa elections oitika yagiye muri retirement retirement rya jambo riba riranga shoko rinobva rapera kubera ko ntago ari ijambo riba ryaravuye kuri ijambo ari we nyiri ijambo. Haleluya haleluya.
Roje mbazaniye ijambo ridasanzwe. Ndakwibwira ishoko risingaperi. Ritarangira. Risingaperi. Ridacuyuka. Risingachemberi. Impamvu ni imwe. The reason is one. Nuko nyiraryo yahozeho. Nekuti muridzi arirepo. Ariho. Aripo. Kandi azahora. Uye bashagara baripo. Haleluya, haleluya. Abantu rero bakijijwe. Abantu bakarurama. Dufite amahirwe akomeye. Tine nyasha zakawanda. Ariko abenshi tutazi. Asibajinja atishizibe. Birambwira ngo abamwemeye bose. Shokuru nutuzoti bakamuvuma bese. Abamwemeye bose. Bese bakamuvuma. Abarebare, abagufi, ibikara, inzobe, bazungu, abamwemeye bose. Abakennye n'abakize. Yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki. Abo bose yabahaye n'ijambo kuko niwe nyir'ijambo. Haleluya, haleluya. Nabetswe kwa pastor nawe yaguhaye ijambo. Niyo mpamvu uba hahandi wavuye ukaza ukinjira muri korari ugacya uteye ikorasi kubera ko uri muri wowe umurirana indege umurirana imodoka umwambukana umupaka. Haleluya, haleluya. Abera hose icyarimwe. Gira mugenzi wawe ufite amahirwe kuko Yesu yaguhaye ijambo. Amen. Tugiye kuganira iryo jambo. Jambo yari Imana yahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose nta kitararemwe. N'ubundi turongera twivugire kuri Yesu. Turasoma ibyanditswe byera mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Turajya mu bice byaho bitatu. Dusome umurongo waho wa 11 tugeze kwa 13. Abahageze kamama wacu adusomere uko hatubwiye. Era ku murongo wa 10 ugeze kwa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice bitatu umurongo wa 10 kugeza kuri 13. Aravuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekana. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Haleluya. Uyu ni Paulo watubanjirije. Uyu ndipo akatanga yavugaga kuri Yesu. Aitara pamsoropa Yesu. Byari byagenze gute? Shangaje fambase. Yandikira abwira itorero ry'Ikorinto. Akinyorera cece gukoni. Mutwe w'amagambo hejuru avuga ngo kamere y'Abakorinto bafutsa kwigishwa ibikomeye. Taito yedu irutaroti character. Bari barabwirijwe ubutumwa bwiza. Bakaparizwa evangeli. Ariko ntibamenya Kristo. Asi abanakuzi ba Kristo. Bamenya abayobozi babo. Bakazi babatunganire babo. Bari barabwirijwe Kristo. Banga bakaparizwa Yesu. Ntibamumenya nka Kristo. Asa abanamuzi ba Kristo. Bamenya itorero ry'Ikorinto. Asi bakazi ba church. Batangira kujya impaka mu ati ngendo wa Paulo. Batanga kuti nini ndiri wa Apollo. Mumoti ndiri wa Apollo. Imugeraho arandika. Haleluya, haleluya. Arabya nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, maze kurushyiraho ngo ndaraza yubakaho. Avuga ijambo rikomeye muryumve neza. Ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. 11.
kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ijambo tugiye kuganira ku ijambo bita Haleluya, haleluya. Iki tugiye kuganira ku ijambo bita urufatiro. Bibiliya itubwiye neza cyane amagambo yavuzwe na Pawulo ngo kuko nta rundi rufatiro rukwiye gushyirwaho rwashyizweho kera. Imana yadushyireho urufatiro tugomba kubakaho. Aravuga ngo urwo rufatiro ni Kristo. Haleluya, haleluya. Ariko arangije aravuga ngo nubwo Imana yadushyireho urufatiro hari nubwo fondasiyo yubatswe kera twebwe tukaba icyaca ari ukurwubakaho. Aravuga ngo umuntu wese yirinde uko yubakaho. Ntabwo ari ugupfa kugenda ukubaka gusa. Turi buganire navuga se mwiki buriya abantu bazi iby'ubwubatsi tubizi neza yuko inzu yose kugira ngo ikomere igomba kuba ifite fondasiyo ikomeye. Haleluya, haleluya. Ariko nubwo yagira fondasiyo ikomeye ukubakaho ukoresheje ibikoresho bidakomeye igihe kiragera yanze ikagwa ariko fondasiyo igahamaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibikoresho rero biba bikomeye, hari ibikoresho biba byoroshye. Turi burebe ibikoresho dushaka gukoresha mu kubaka kwiza. Kandi biratubwiye ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubaka kuri rwa rufatiro. Kandi amagambo aratubwira ngo nta rundi rufatiro umukristo akwiye kwishyiraho. Urufatiro rwashyizweho kera. Ahubwo twebwe icyo dusabwa ukuza kubaka kuri rwa rufatiro. Imana ibahe umugisha. Bwira mugenzi wawe uti karibu mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Bya bikoresho rero tugiye kubakisha kuri Kristo. Murongo wa 13 tubwira ngo iki? Uratubwira ngo umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi niwo uzerekana kuko uzahishurwa umuriro. Dusubiremo. Umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Ari point. Urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro. Akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. 14 umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho uzahabwa ingororano. Amen. Turi burebe ibikoresho byoroshye n'ibikoresho bikomeye n'ibikoresho byoroshye. Tumenyere ko rero kugira ngo ubake fondasiyo ikomeye ntabwo ndivuga kuri fondasiyo kweshyizweho. Usanze abantu barubatse fondasiyo y'isima n'umucanga bikomeye barashyizemo ibyuma ugasanga ikomeye ukomerezaho ukubaka. Hari amatafari ahiye, hari amatafari y'ibyondo, hari isima nazo ziratandukana. Bavuze isima cement zinosiyana nazo hari izikomera hakaba hari abubaka kuri fondasiyo ariko bakubaka bashyizeho amatafari y'ibyondo majina emadaga kandi bakayubakisha urwondo nanone. Uye bakibaka ni madaga jokari.
iyo nzu ntabwo ishobora gukomera imba yo ayikwanise kusimba nk'inzu bubakishije amatafari ahiye imba inenge kabakiswa kandi bakayubakisha n'isima uya kibakiswa sima ivanzemo n'umucanga inenge kamixwa ni izo nzu ntabwo zikomera kimwe zimba izo zinagusimbirana nta nubwo zamara imyaka ingana uya zipezi makora hafanana nyamara bubatsi bazo asiba bakibazo cyangwa nyir'inzu ubwayo hano timuriziwe niba uhitamo ibikoresho ndiye anusha bijyanye n'ubushobozi bwe according kune kwana kwana ubwo abantu bo bazi iby'ubwubatsi bo bari bunyumve neza cyane sakabana baneje building banondinzwe sisa ariko umuntu wese yirinde asimuntu wese ndazichengetedze uko yubaka kuri urwo rufatiro pane mavatiro anoita pamusoro pe foundation. Haleluya haleluya. Biratubwiye ngo niwubakishaho ibikenyeri Bible atuzotoka wakisa cyangwa niwubakishaho ibikoresho uzubakishaho byose ukangobakisa chero matuzani ngo kibakisa aho ntabwo bazashyira ku munzani ngo bapime abambo ise paskeo ahubwo biratubwira ngo bizapimishwa umuriro jinonzi jichapimiswa hanyuma bya bikoresho wubakishije n'ibigumaho saka jinu jokabakisa shikaguramba jiripo zahabwa ingororano unopiwa ikinyuranyo cy'ingororano ni iki ubwo the opposite of corona chi utagororewe wagize wawagawe kana usina blesswa uninge wa keso nicyo kinyuranyo cyabyo do the opposite atureta fari rimwe kuko amasaha agenda gatari seyi dinare kutanga dushobora kwifashisha tutinokwanisa kuzvibasisa mu Bakorinto ba mbere nanone ni hirya gato ya mama wacu ibice 13 umurongo wa mbere tugeze kwa 10 abafite bibira murarambura urupapuro rw'imbere gato mugere ku bice 13 hanyuma usome umurongo wa mbere tugeze kwa 9. Usome mu izina rya Yesu. Abakorinto ba mbere ibice 13 turasoma ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Amen. Mari gumugisha. Hano harimo itafari rikomeye, hakabamo isima ikomeye, hakabamo za ferabeto zikomeye, mwibikubiye mu ijambo bita urukundo. Haleluya haleluya. Nusoma umurongo ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kivuga. Simbi notawe. Haleluya haleluya. Reka tugendane bene data, dufite iminota mikeya. Nababwiye ngo iyi fondasiyo yashyizweho yitwa Yesu, yashyizweho n'Imana ku bwacu. Bibiliya yatubwiye ngo umuntu wese yubakeho yirinde ko yubaka. Ntabwo ari ugupfa gushyiraho ibikoresho ibyo ari byo byose. Senga Imana naje gusanga nafatira ijambo bita urukundo harihindura itafari rihiye cyane. Haleluya haleluya.
tugomba kugenda tukaryubakisha kuri ya fondasiyo yacu yitwa Yesu. Mu magambo Yesu yasigiye imigishwa bajya gusubira mu ijuru arimo abasengera, yarasanzwe aravuga ndabasengera ngo babumwe data nk'uko natwe turi umwe. Yavuze amagambo menshi ku bijyanye n'urukundo. Ni ukuvuga ko umukristo ufite urukundo aba ari itafari rikomeye agiye kubakisha kuri ya fondasiyo ikomeye yitwa Yesu. Abahanuzi n'abakozi b'Imana turabakunda, bakoreshwa n'Imana, ariko ngo nubwo yahanura inyoni zo mu kirere zikikubita hasi, nubwo yahishurirwa akakubwira ibyawe byashize n'iby'igihe, bakakubwira n'iby'igihe kizaza, ariko adafite urukundo ngo abahindutse nk'icyuma kigize gute, nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Aya magambo muzi ukuntu ameze, umuringa cyangwa icyuma kirenga, ni ukuvuga gusa bigatumuka bigagarukira aho ngaho. Kandi twemera abahanuzi, nanjye ni umuhanuzi mugenzi wabo, n'ubu ndimo guhanura mu izina rya Yesu. Haleluya. Ariko ngo ibyo byose ubikoze ugahanura, muri wowe ubura ikintu bita urukundo, nimfa gusa imbere y'iki y'Imana. Umurongo wa 3 ubwira ngo iki? Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo. 3, kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo nkwitwe, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Bene data, y'amagambo arakomeye. Nubwo natanga ibyanjye byose nkagaburira abakene, uzi ko hari abantu bajya batanga ibyabo bagafasha abantu, ariko iyo mirimo ntabwo yandikwa. Buriya abapagani bagira ubuntu bwinshi nabo. Noneho nubwo yatanga ibye, ariko nyuma yo kubitanga ngo akitanga ubwe ngo atwikwe, ariko mu mutima we hatarimo itafari ryitwa urukundo, nabyo ngo ntacyo byaba. Nushaka utangire gutekereza uwo wangaga kuntu ugiye kwitoza kumukura. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari abantu bavutse ari imfubyi, babuze umuntu, babuze ikintu bita affection, babuze umuntu wabashyira mu gituza ngo yumva. Hari abapfakazi batagira abagabo, akabura n'umuntu umubwira ati pole. Hari impunzi uko turi aha ngaha, reba nawe ibintu bikuzunguza gusa, ariko ibonye umuntu ukubwira ati sorry pole, umva hari akantu kumwe. Haleluya, haleluya. Hari abantu baburara, hari abantu babwirira, babuze ibyo kurya, hari n'abafite ibya mirenge, ariko kubera ko abantu babuze urukundo, abantu barushaho kwicwa n'inzara. Akantu bita urukundo, bene data, uzarebe umwana uri hagati y'imyaka 3 utangiye kugenda n'imyaka 7, 8 turi hanze hano, karakubona kakaza kakuhobera, iyo ukiyegereje ukagira gutya gahita gasimbuka, yumva atakuvaho. Kubera iki? Abonye umuntu umuha ibintu yashakaga, yabuze. Mu itorero
dukwiye kugira urukundo. Mu church tunofamita rudo. Ngo naho natanga ibyanjye byose ngaburira abakene. Ibyo byamara gushira nkitanga ngo bantwike. Ariko singira urukundo. Ibyo nabyo ngo ntacyo byaba. Haleluya. Abantu babuze umuntu bakunda. Muri Yesu arabakunda. Ndabizi ni benshi. Abantu bateraganywa aho ugeze bakagusukuma wagaruka ndakagutera umupira ndakakubwira ijambo rituma urana udasinziriye. Muri Yesu agize gute? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Umuntu wese wabuze ijambo rimuhumuriza. Kandi umuntu wese akeneye ijambo rimuhumuriza. Abagore bakeneye amagambo bahumuriza. Abagabo bakeneye amagambo abahumuriza. Abana bakeneye amagambo abahumuriza. Kandi nta muntu wakubwira ijambo riguhumuriza atagufitiye urukundo. Ntabwo bishoboka. Abo bose muhumure. Ubwo hano mu iteraniro barimo ndabizi. Menya ngo Yesu wenyine agize gute? Arankunda. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Abandi muzaze twikundanye. Serious. Jewe ndi umushumba ndi pastor. Umuntu wese wabuze affection hano ndakubwiye ngo Yesu aragukunda. Nanjye ngukinguriye umuryango uzaze twikundanye. Kandi yenza. Abantu bakeneye ijambo muri iyi minsi ryo kuba barukudashokore kunyaratwa n'ibisingizwa. Niyo mpamvu njya nigisha abadiyakoni n'abarimu. Babwira ngo uriya muryango ukinguye mureke umuntu wese ushaka kwinjiramo yinjiremo. Umuntu wese adakupinda apinde. Haleluya. Torero ni nka tagisi ihagaze ku muhanda, umujura yinjiramo, umusinzi yinjiramo, umusambanyi yinjiramo, azirongaza ari vuyo cyapa yifuza kuviramo. Itorero naryo umusinzi yinjiramo, umujura yinjira, ntabwo ari iry'abakiranuka. Arizire abantu bakarura amacete. Yesu ngo ntabwo yazi abazima, yazi iki? Abarwayi. Noneho yamara kugeramo akabwira ijambo rimuhumuriza, rimukura muri bwa businzi, rimukubwira muri bwa busambanyi, rimukura muri bwa bujura. Ariko yabanje kubwira ijambo rigera gute? Rimuhumuriza. Kumwamagana akiri hariya, kumubvisa akiri pado, anopinda sei. Nubwo natanga ibyanjye byose ngo ntwikwe. Nyangwe ndikapaje ngo jese. Nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene. Nyangwe ndikapaje ngo jese tipakurira bombo. Asindi sinarudo. Byose ngo biba bihindutse. Jese tunengeje. Dusoma indi mirongo mikeya hano. Gatwende amavesi nanga. Bari turi ku murongo wa kangahe? Tangatiri pa vesco. Mujye musoma mukurikira ijambo mukurikira. N'imirongo. Ngatikizwa kutapa vesi. Umurongo wa tujye kuri 4. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Mana yanjye hari virgile katwe tugarukira hanga. Urukundo rurihangana rukagira urukundo ntirugira iki? Subiramo twumve ngo urukundo ntirugira iki? Urukundo ntirugira iki? Abanyeshyari bazwi n'Imana umukorera bazi hano. Bantu banejela kuzamura abanyeshyari nta n'umwazamura. Ariko umwuka we yaragize gute? Asimwe yamucenga no kuziba. Ishyari. Jealous. Urukundo ntirugira iki? Urukundo na jealous. Akaja mu cyongereza bita smell. Pane shokoro manzi smell pachira. Useka, kumwenyura. Smile. Smile. Kumwenyura. Kumwenyura. N'akantu gakumba bavuga ko gakunda gukoreshwa n'abazungu cyane b'Abongereza. N'umunyanyosha n'iswane morning. Ariko barabigishije. Nokuti bakaje train. Mwenyura. Ukamwenyurira umuntu ariko mu mutima asimu moyo.